Ubungubu urugamba rugiye gutangira. Mana yanjye, Mana mfasha nsange David nawe uhari, ubundi Mana Jackson ngiye kumukubita hahandi azajya ndeba akibaza niba ndi mushiki we bitamucanga. Mana ngende imbere. Undi se ni ngombwa mu masohoza Jackson umeze nyine umeze ko bondoza nyine mama hanisha banza umbwire David arahari nawe uhari? David arahari? nawe uhari David. Aha, ubungubu urugamba rugiye gutangira. Uri rugamba se none ugiye kurwana nawe? Ubungubu ni njye nawe. Jackson uruzura? Gaho ndebera. Uruzura? Wamvuye wamuvuga. Vugana nanjye wanjije uruzura? Nese ubwo ugiye kumura ikintu no mande ya. Wewe wifate uneze David. Ese ubundi wariye wa moryari? Kurya kanwa kawe gasigaye kanyerera. Njyewe muteze David jewe Jackson. Umva mana ndakwica. Aho nyumvira none. Ndakwica. Igira hano. No njyewe babarira rwose njyewe nukazasongo bitegera ngo mwana ukubita. Wari wabaho. Njyewe naguteshe David ndakugira nk'agahimbi. Njyemeruka David aho uvuga ati ngo raje iwanyu. Aje kumara iki? Aje kumara iki? Ndabizi se. Ntabwo mbizi byabaye ibya nimba mwaranatimbugurunya simbizi. Jackson nakwicaje inshuro zingahe mwiyama mubwira ngo umunwa wawe uzawufunge. Nabiyamye kangahe? Nje nta kintu nigeze mbwira David. None byarakunaniye urya wo muntu. Nta kintu nigeze mbwira David. Buri kimwe cyose wanjije. Nta kintu nigeze mbwira David ngiye. Mubwira ko namubwiye ko Chantal yapfuye. Ntabyo namubwiye. Unabyageze ute? Ntabyo namubwiye. Yaje kwa anda afite amananga kuri yasaze yabaye nk'iki nk'umuntu uvuye ndera utorotse ibitaro. Mbabarira ntabwo. Ari uko utamubwiye. Noneho byange bikunda ugomba kumbwira ko wabimubwiye. None se ubu niyo natabana nabikoze. Wenza kuriza. Niyo natabana nabikoze kuko wamatira. Warabimubwiye ni wabimubwiye. Ni wowe ndimo ndabaza. Warabimubwiye ni wabimubwiye. None se ni mubwira urango. Wageze ute? Warabimubwiye ni wabimubwiye. Urango bitase. Naje nje mbona kubonana nawe. Babarubwire. David wamubwiye ko Chantal twamwishe twamujugunye twabanje no kumutwika cyangwa nabyo amubwiye. Nyine manzo ubwiye iki? Warabimubwiye no bimubwiye. Sezeranya. Nitsa kuriza musezeranye. Narabimubwiye. Jackson uruzura. Zere biturutse kuki? Kugira ngo wewe wifate. Nyine jewe. Ese wabuze ubugome bwo koresha Chantal? None se kare ko niwe wabiteye. Nyine wabubuze. Niwe wabiteye byose. Wabubuze wanjije. Wowe nanjye mwawe. Jackson ndikumva nawe kuniga nkakujwigiriza wakigarye ubundi kuki navukanye nawe. Kuki? Nanjye mbabicuza impamvu navukanye. Nyine ubu navukanye nawe kubera iki? Nanjye mbabicuza impamvu navukanye nawe nuko. Umuntu akuse mama reka nkubaze. Iyo mwifashe mukazana umuntu umeze kuriya mu rugo nta kibazo muba mufite. Ameze atese? Umuntu hari ikibazo afite? Se urura n'umuntu. Atari umuntu usabonye ari igisimba? Umuntu gasa. Asatese? Uramurusha ubwiza buriya? Simonye urura n'umuntu. Reba iriya sura y'uko. Wajya ugabanya amahane. Ubu nzakugenze. Nise buri gihe uko ndajya ndagenza nsanga impindura amatwara muri uru rugo. None se ubugira ngo mbigenzere naza simwakire se? Nyine nuwahi yageze aho ute avuye. Yaraje nk'umwana mu rugo ndamwakira. Umwana mu rugo se papa yatubyaye turi bangaye? Papa yatubyaye turi bangaye? Ntabwo ugomba kwakira abo mu iswa yabyaye. Umwana wese yaje tugana turamwakira. Yaje asaba ko twamufata nk'umwana. Niko nanjye namwakira. Yavuye he? Aho yavuye? Akuse mama urajya ufata ingegera n'inki zose uzizane muri uru rugo. Nese gabanya. Witukana gutyo. Ese muko wowe bagututse byo wakumva ari byiza. Ugatinyuka ukamuha ibyombo ndiraho, ibase dukoresha, akabido dufata, akagafata ngo arikoza ibyombo n'uburyasa. Urabona atabishoboye? Urabona atabishoboye? Sije no kubishobora se mbere yuko yoza ibyombo ajya abanza yiyozuke. Ubu se twebwe usanze tubiriraho. Ntago turi abantu. Ejo namwe nzaba mbona musakuriye. Niba byatetse simba nkeneye no kubirya. Nta nibyo nkeneye. Gabanya uraje ubane nawe uriya mwana mugomba kubana wa mwanga utamwanga umwemere mugomba kubana ntaguza undusha amategeko.
njye naramwakiriye nk'umwana kandi muzabana nk'umwana. Nyine nuwahe ariko ikibazo mfite nawe uri kucyumva nuwahe yaje hano avuye none si yuze umbaza neza nkagusobanurira ariko ntuze uvuga nabi unamutuka ukuntu nakabajije ariko kakanjyana umujunjamo wari karansuzugura namubera ati biti ndeba n'isisi uriya mwana arasuzugura kandi ntabwo azi ko ikipe ari gukina nayo atayizi. none se wewe uroroshye nyine ni uko wamubajije nabi ntumucire bugufi abona uri kumusuzugura nawe nyine akwereka yuko nawe nyine yagusuzugura. Abakobwa murasuzugurana ariko ndasabye ngo mwubahane kandi muzabana. Uzamusiga hano usubire ku ishuri uratashye uraje mukorana imirimo yose ngo ntabwo uzagirira ku cyombo iyo yogeje. Urabona atari umuntu ni inyamaswa ubundi se bakita akana ni kandi ntabwo ari indi. Ubwo se kandi urumva harimo izina kandi harimo izina ariko wagiye uca bugufi koko mwana. Narinzi ko wagiye ku ishuri mwagira ngo wenda ishuri rirakugorora ariko wata ukaza kwa kundi wagiye ari kugarutse. Umva nta nubwo nkeneye kumbwira izina ryiwe kuko kiranyikisha mwazanye muri uru rugo. Umva muhirimbiriwe utagira ibanga umuntu ungana gutyo. Mbabagira cyane kandi wariye umuzangahe nzikurutse mawundira n'ikintu nigeze ngundana nawe kuri shaka nyine wariye umuzinga kugira ngo nzikurutsemo umva uwo munwa wawe. Njye nta kintu nigeze ngundana nawe kuri shaka niwe wamwishe wenyine. uwo munwa wawe ndasiga niwe wamwishe wenyine cyangwa nawe ngwice njye kukujugunya nkuko namutaye. ntabwo umukara nise ukumfasha kujya kukujugunya. ikintu ubuvuze ntabwo ari cyiza kukujugunya nawe. Uye ntabwo ari byiza ibyo bintu byo kuvuga ngo ugiye kwica umuntu. Nimba warishe shatani nanjye ntabwo ari ngombwa ngo uyishe. ntabwo ari ngombwa. N'ubundi umubare w'abapfa wari warangira. ubwo se aracyapfa banga. nyiri umubare w'abapfa wari warangira. aracyapfa banga. David nakomeza kunzana aho kugoki. Ubuse David aha. Wagiye ureka kwica. uravuze ngo ntabwo namushobora. Kumurozi hejuru y'umurozi wa Satani. ari Satani. David ari Satani. Kabisa pe. Mwese muri bamwe. Okay. Icyakubwira. Nuko iba atazi kwica. Uri n'ibyo uri gusubiramo. Ngiye kuguha isomo. Biri kubwira ko byo. Ibintu David ejo bundi yaragiye kubona. Nabyumvise. Njye nabyumvishije ijana ku ijana. Mfukame jewe mawo. Reka ntabwo napfuka. Mawo ntabwo napfuka hasi. Ngiye mfukame igitsina gore hasi. Reka. N'umuntu ariko mwana wa koko ubwo nawe uritabye ngo umuhirimbire. umuhirimbire umeze gutya n'umwana wawe kuma nawe sinzi ibintu wabaye. Buriya wagutuma umuhimbire waza n'umuhirimbire uriye ubwo se karaza akikurura mu bihe buryo. umuhirimbire se ni igice ahubwo urumva ari umuntu ariko uyu ni umuntu. Nese mareka nkubaze ugabanya amagambo mwana wa tambuka uze hano wicare. mbere na mbere nabanza hagare hano kuva ryari se papa mureke sace gwiro mwana wa ena gwiro gwiro wicare mwana ntabwo urenga hano. mwicara ntabumva nareke ku mpanda uragenda ugasigara ngenda hejuru y'iki kigobyi mu rugo ariko wajya ugabanya amahane ntabwo bishoboka kandi wa mwana ntuzisazira. umva muko haguruka ucana wajya ugabanya amahane haguruka ucana nta kintu ariko wabwira ku ishuri ukuntu mumeze abanyeshuri baragoye mwigana mwicarana wajya ugabanya agasuzuguro nawe agenda. urabona ukuntu uri ku nshinga ndi nyoko wakubyaye uyu mwana akugiza agutwaye iki? ni umuhirimbire rega ariko umuhirimbire wowe urasuta n'ubundi se yitwa nde nyine yitwa ndubundi nimba atari umuhirimbire yitwa. wakicaye se mukaganira amazina ushaka akaza kuyaguha nawe akakubaza nawe ukamubwira ko ari urubyiruko mugenzi wawe uri kubona agutwaye iki? cyane tuze muganire. urabona atazajya gufasha imirimo yo mu rugo mwana wa azajya gufasha imirimo yo mu rugo nawe ujya kwiga tide ukore rwose amasomo yawe neza ariko uyu ngaje kugufasha imirimo yo mu rugo wimwanga rero ntabwo ari umuhirimbire. araza kuganiriza akubwire n'izina rye ku buryo utazongera kumwita umuhirimbire ahubwo umenye izina rye ujye umuhamagara. sinzongere kumva uvuga ngo umuhirimbire. imbere yanjye azahora n'umuhirimbire ngaho navumvure vuba mbwira. ntabwo uzi kuvuga
sibyo mvuga yaba atibuka izina rye se agashobora kwiyoza reba ukuntu ariko se ari kubwira ubundi ngo urikoreho iki nashaka ryihoreye ubwo turajya tumwita ibyo tubonye nyine ubwo nicyo ntazi ibyo nzamwita byose azabyita urabishoboye kuyamuhimba n'ubundi uzajya uyamuhimba nta kibazo njye n'imodoka nigendere ndikumva nabaye ikibazo mvuje ubundi se uzaba igisubizo uri igisubizo hano muri uwo mwana wanjye we yari atigumire hano icara ntabwo azigera aba igisubizo muri wasohoka ukagenda kuko iminsi tumaranye wowe ntabwo uzi imirimo amfashije nta nubwo uzi uburyo ki naba naramubonyemo nk'umwana mwiza rero iyo mirimo agufasha niyo yatuma wirengagiza umwana wawe nta cano agira mureke uyu mwana ninge namwakiriye ninge namuzanye no mu rugo ntabwo ndusha rero ubushobozi n'imbaraga zo kuba wamusohora nta kibazo ninjye nawe tuzahangana hasi hejuru uzamukunda ntawe nzigera uzamukunda Kareka nuke kurore hano komeruka haba cagi ubundi zangiye imigozi yari iri hano yagiye ndagukubita urukweta ngaho nyumvira mane yanjye ndabibwira David David araza najye ndabibwira David wabimubwire ubundi se ibyo utavuze ni ibi David yagiye ubundi koko mane yanjye urapfukamana wamukobwe wambabari nyine urapfukamana mwese ubundi ubungu uri kumori uri kumori iki maho uri kumori iki umunwa wawe unyerera umunwa wanjye ntabwo unyerera ndawukoropa maho niwe wishe Chantal bikubwiye ndasiga wumuwe ujye gufungira gufatanya kwica Chantal ubundi se umujyana mwese si wabikoze nyine unasigaye ryama agashiduka mana we umuntu turamudaye nawe kumbura ryama ugashiduka nawe byivanze mu mutwe nanjye nuko rero mbere y'uko Imana yabyose mbere y'uko ujya kubibwira David nanjye nararyamye ndota Chantal yaje kumwe ndavuga ngo mahoro ibintu yacize uyu muvumo yacizeho Chantal aranyishe ntabwo uracyari kuvuga ngo ntabwo wamfasha ntabwo se ubu ntabwo ari gupfuma nawe umubare w'ababishe niwe wamwishe ntabwo ari jyewe nzi twajyanye kumujugunya ntabwo twari turi kumwe nakwiyama ni wowe yari ari kumbaza yari ari kukumbaza waba uzi ko se wakoze iki none se ubu David uzi ari gukora iki kubera umuntu wawe unyerera ibyo ari kuvugana nyine n'ibigori iki niko bimera nagira ne ko data na mama bapfuye bihuse batarebye ubugoryi bwawe gusa umuntu nkawe yagukorera iki nzagukawushe nk'uko bakawusha se insambaza nzagukawushe nk'uko bakawusha intoryi ngo hitamo bazi nyine ubu waba uzi ari hehe ari gukora ibiki se nyine waba uzi ari gukora ibiki kubera ubugoryi bwawe n'ubucucu yagiye kuri polisi benda nihari baragufunze karabaye none wowe usigare narakubwiye ngo umunsi batoboye umunwa ukabivuga ukanyerera ntabwo ndi kumwe nawe n'Imana inabizi akira nibagiye ndekura ndakwiyama uzasigara izo ntoki zanjye ntabwo zakuze ese ubundi nakubajije umubare wawe muwariye basi nyine ngo nzikurutse ariko wanze kumbwira wariye umuzinga n'ubundi ibintu byose umaze kunkorera nkubita n'ubundi nawe wazinukije kabisa nimba n'agatesi yarigendeye mahoro nanjye basi buraramuka polisi ishe ukavuga ko twari turi kumwe nawe nzakwica ahubwo wowe nawe nzakwica iraramukije ukaramuka uvuze ko ndi kwa shangazi nako kwa shangazi nawe ngaje mavi ugiye gushaka ahandi kuko David yamenye byose kubera wowe wakigoryiwe wakuroze niyakarabye ujeje gusa wowe nkugumye iruhande n'icyo umuntu akigutera nzahitizwa n'iki David yaba yararanga ntabwo bino byose byakagombye kuba bimbayeho uzi David nimba yagiye kuri polisi noneho mana yewe wii sinarinde kumwe nawe maho reka Ana nyagasani abakobwa baragwira uriya niwe ugiye kuguhangayikisha humura mwana wanjye tuza ihangane niko nyine abanyeshuri bamera urabona se we buriya abo bigana iyo aboroheye rero tuza humura komera ni njyewe nakubwiye ko nzakubera umubyeyi nawe ukambera umwana kandi uzabibona ineza yanjye ni ukuri uzayibona humura rero yego waramfashije ariko ntabwo nazi kugutandukanya n'abana bawe ngenda umuntu wanze waje kuwubuza gusa warakoze kunyakira njye numva ngo nta kintu uzabitinde ntabwo uriya mukobwa nashobora
muzashobokana hamwe no gusenga Imana izabakundisha mukundane nanjye hamwe no gusenga. Ntabwo nifuza ko wazava hano ari njye naguhaye kariba, ari njye nakubwiye ngo ngwino umbere umwana n'undi wari ugiye kugenda uranyemerera. None umunyeshuri wanjye uriya mukobwa wanjye niwe watuma uva hano muri uru rugo. Komera ihangane, ibintu byose bizashira kandi ako gahinda ufite ni ukuri kazarangira. ntabwo byashoboka. Oya, komera ihangane, nta kidashoboka bizashoboka kandi uzanezerwa mu isaziro ryawe cyangwa iherezo ryawe uzabona ibyiza kandi uzambwira. Ntabwo nzakubabaza, nunavanga uzahava neza wishimye kuko nagufasha ubabaye ufite agahinda kenshi. Ntabwo nifuza ko wazava hano mu rugo rero n'ubundi kagahinda ukigafite. Naba narakubereye mubyeyi iki? Humura, tuza, komera, byose bizashoboka. Uriya nzamucurutsa azagukuna kandi uzabibona.